kandi mwese abateranye natwe muri aya masaha turabasuhuje tubifuriza kugira amahoro y'Imana. Dushimye Imana iduhaye guhumeka uyu mwuka w'abazima, kandi dushimye Imana kubw'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo ko iduhaye kuba muri iri teraniro. Imana yacu ishimwe cyane. Reka duhane ikaze aho turi hose, hanyuma ndibuze kugaruka nsenga Imana. Nyuma yuko dumaze guhana ikaze, turibuze guhita twumva ijambo ry'Imana. Turibuze twumva ijambo ry'Imana kubera ko masaha asa nkaho aba yagiye. Indi ndirimbo turayumva ku musozo w'iyi gahunda, nta kibazo. Reka ro duhane ikaze. Nitumara guhana ikaze turasenga Imana, dushima Imana, tunayiha ikaze kugira ngo nayo ibane natwe muri iri teraniro mu buryo bw'isengesho. Noneho dusengera umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, dukomeza twumva ijambo ry'Imana turi bugezweho n'umukozi w'Imana, umuvugabutumwa Jean Paul. Mwese rero aho muri tubahaye ikaze. Abateranye natwe muri kuri YouTube channel tubahaye ikaze, kandi abateranye natwe muri kuri KWIZERA namwe tubahaye ikaze. Abateranye natwe muri hano mu Rwanda, abateranye natwe muri hanze y'u Rwanda, mu bihugu bitandukanye byo kwisi, mwese mwiyumvemo ikaze, kandi Imana ibahane umugisha hamwe natwe. Equipe technique muri kudufasha kugira ngo ibi byose bigende neza, namwe tubahaye ikaze kandi tubifurije umugisha w'Imana. Mwene data Jean Paul, umuvugabutumwa uri kutwigisha ijambo ry'Imana, nawe tumuhaye ikaze mu izina rya Yesu. Yumve mu ikaze kandi Imana imuhereze kukubwa neza. Reka rero dushime Imana mu isengesho, tunayiha ikaze kugira ngo ibane natwe muri uyu mwanya, kandi aho uri Imana ibane nawe, kandi Imana iguhaze. Imana iduhe umugisha muri aya masaha ya saa sita. Mu ijambo ryayo harimo byose. Reka rero dusenge, hanyuma tuze gukomeza twumva ijambo ry'Imana. Indi ndirimbo uri buze kuyumva ku musozo w'iyi gahunda. Byose ni byiza kandi bikomeze bidufashe mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kubera ko uri Imana itegeka imbaraga zose, kandi ukaba uri Imana umuremyi wa byose. Uri Imana yahozeho, uri Imana iriho, kandi uri Imana ihoraho. Uri Imana idahemuka, uri Imana igira neza, uri Imana ikiranuka ibihe byose, kandi ntabwo uri Imana igicika intege, kandi uri Imana igisubiza intege mu bugingo bwacu. Izina ryawe nirishimwe. Ngushimiye ko warinze uyu mwene data duteranye muri aya masaha, ukarinda uyu mushiki wacu duteranye muri aya masaha. Waraturinze twese, warinze n'umwigisha, watugiriye neza. Intambara zitandukanye waturwaniriye, turazigushimiye Data. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana ibera hose icyarimwe, imigabane yose uyiberaho icyarimwe, ibihugu byose ukabiberaho icyarimwe, naho abantu batari uri Imana ihaba hose ubuhari, kandi uri Imana ireba hose, uri Imana izi byose, nta na kimwe kikunanira. Ijambo ryawe ribitse ubutunzi bwose, kandi rifite imbaraga zo gusenya no kubaka. Ijambo ryawe rifite imbaraga zo gukuraho umwijima rikazana umucyo. Ijambo ryawe rifite imbaraga zo kuzura rikabeshaho. Ijambo ryawe rifite imbaraga zo gukiza umuntu wakomeretse. Ijambo ryawe rifite imbaraga zo kutuyobora inzira nshya y'ubugingo. Niko umuririmbyi yavuze yuko ijambo ryawe rituyobora inzira nshya y'ubugingo. Rero ijambo ryawe rituyobore muri aya masaha. Ijambo ryawe ritubere umutsima, ijambo ryawe ritubere amazi, ijambo ryawe ritubere itabaza, ijambo ryawe rituzure, ijambo ryawe ritwubake, ijambo ryawe rituvure, ijambo ryawe ritubesheho. Ijambo ryawe Mwami rikore imirimo n'ibitangaza kubera ko warikoresheje. Umukozi wawe ugiye kurivuga akubera kanwa, uvugire muri we muri aya masaha. Twumva ijwi ryawe rivugana natwe, buri muntu wese ahantu ari yumve ijwi ryawe Mwami ririmo rivugana nawe. Utuganirize, tuganire nawe, utubwire ibyo dushakaho. Muri imbye yaravuze ngo ino mukiza twibanire, ngo umbwire ibyo nshakaho, nanjye nkubwire ibinyuzuye umutima, ngo maze mukiza twibanire. Kubana nawe Mana biruta kubana n'abantu bose. Kubana nawe Mana ni by'igiciro. Kubana nawe Mana biranezeza. Kubana nawe bibeshaho. Kubana nawe bitanga imbaraga. Uwiteka Mana tubane nawe, wumve ibyo tukubwira, kandi nawe Mwami uduhe rwose kugira ngo tubashe kumva ibyo utubwira mu ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe risohoze ubushake bwawe mu buzima bwacu. Ushoboze umukozi wawe, ushoboze equipe technique, ikirere kigende neza. Imbaraga zatuvangira z'uburyo bwose turazicyashye mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese ahantu ari ateze amatwi iri jambo, ye kuvangirwa, he kugira imbaraga zimuvangira, he kugira imbaraga zimurangaza, ahubwo ijambo rye rikora imirimo Mwami washatse ko rikora mu buzima bwacu. Urakoze, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Karibu umukozi w'Imana. Amen.
dushima Imana cyane iduhaye uburyo bwiza bwo kongera guhura ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Imana yacu ni nziza, ntabwo twabona ibintu tuyivuga kuko tuvuze ko tuzandika ibitabo kuri yo bivuga amateka yayo, ntabwo twabona ubuhanga bwo kubyandika mu buryo bukwiriye, kandi tunavuze yuko dushobora kuyivuga tukayirangiza twaba twirariye cyane. Imibare yayo irahambaye kuruta indi mibare yose tuzi. Icyo dukwiriye gukora ni ukuyihereza icyubahiro. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, dukomeze n'inyigisho twatangiye, ibyakozwe n'intumwa ibice 9, duhere ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 22. Ibyakozwe n'intumwa ibice 9, umurongo wa 17 tugeze ku murongo wa 22, niho dusoma. Turaza gusoma n'ahandi hantu hamwe dukomeze n'ijambo ry'Imana. Haravuze ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati, Sawuli mwene data, Umwami Yesu akubonekereye mu nzira waturutsemo, arantumye ngo uhumuke wuzuzwe Umwuka Wera. Uwo mwanya ibisa n'imboneranyi bimuva ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa. Amaze gufungura abona intege, amarana iminsi n'abigishwa b'i Damasiko, aherako abwiriza mu masinagogi yuko Yesu ari umwana w'Imana. Abamwumvise bose barumirwa bati, uyu si we warimburiraga i Yerusalemu abambaza iryo zina? Kandi cyamuzanye nino si ukugira ngo ababohe abashyire abatambyi bakuru. Ariko Sawuli arushaho kugwiza imbaraga, atsinda abayuda batuye i Damasiko, arabamwaza, abahamiriza yuko Yesu ari we Kristo. Amen. Urwa mbere rwa Timoteyo, turasoma ibice 6, umurongo wa 12. Ni wowe wonyine dusoma. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo ibice 6, umurongo wa 12. Ni amagambo arimo ikintu gikomeye, arimo gushimangira ibintu byinshi yaramaze iminsi amwigisha. Abishimangira akoresheje iri jambo rivuga ngo, ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho. Icya mbere, ubwo wahamagariwe. Icya kabiri, ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Amen. Dukomeje n'inyigisho yacu ivuga gukomeza kwizera kwacu, gukomeza kwizera kwacu. Ejo umunsi washize twavuzemo ibintu byinshi, ariko ndagaruka kuri bikeya kugira ngo abo tutabanye tubashe kugira aho dufatira. Nababwiye yuko ikintu kitwinjiza muri iri tsinda ry'abantu bitwa abizera uyu munsi wa none mu isezerano rishya ni ijambo rimwe, ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Aka ni agashya. Yohana yaranditse mu gice cya mbere n'umurongo wa 12 kugeza ku wa 13 mu butumwa bwiza, aravuga ngo icyakora bamwemeye bose. Ijambo ry'Imana rirasobanutse, nta vangura ririmo. Ni abagufi, abarebare, abazungu, abirabura, abagize uwo mugisha bagahabwa aya mahirwe bakamwemera bose. Bibiliya iravuga ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hepfo akavuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Imana idufashe cyane aya magambo tuyumve. Ibi rero byo kwiyandikisha ku rutonde cyangwa byo kuboneka ku rutonde rw'abo twita abanyakwizera mu isezerano rishya, Bibiliya igaragaza neza yuko bihita bitwinjiza mu ntambara. Ni ikintu navuze ejo, ndagisobanura cyane. Ako kanya iyo umuntu amaze kwizera Kristo umwami n'umukiza, yamwizera ari mu mujyi, yamwizera ari mu cyaro, ubutumwa bwiza bwamusanga mu ndege, Imana yamugendera ari mu nzozi, akemera guhindukira, akemera kwakira Kristo umwami n'umukiza, bihita bimwinjiza mu ntambara. Iyo ntambara rero ni intambara yitwa intambara yo kurwanira ibyo kwizera. Ejo twavuze nk'uko Yuda yabivuze, yarabivuze ngo maze gutekereza ibintu byinshi. Yarimo yandikira itorero amaze gutekereza ibintu byinshi, bari basangiye agakiza, ngo yahise abandikira urwandiko, ariko abashishikariza kongera kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Ni ibintu duhabwa utabitakaza,
agakomeza kubirwanira, ni ibintu bizageza iteka ryose. Ntabwo ari ibintu bishira, ntabwo ari zahabu nk'ifeza, ntabwo ari ibintu biba expire, ntabwo ari ibintu bitakaza agaciro, ni ibintu by'ibinyembaraga. Nubwo bitagaragara ngo tujye ku masoko mpuzamahanga akomeye tubihasange, ariko iyo twabyakiriye tukabitunga bikaza mu buzima bwacu, ni ibintu bigeze iteka ryose. Ariko inshingano dufite ikomeye tukiri mu isi ni ukubirwanira kugira ngo hatagira ubitunyaga, hatagira ubidutwara. Ibyo ngibyo narabivuze ejo mvuga amatsinda menshi dufite agenda binyaga abantu, ntabwo nza kubisubiramo. Nababwiye rero ko mu dushya tubiri turi muri iyi ntambara yo kwizera dukomeye twantangaje, ntabwo twemerewe gufata konji nubwo intambara yabikomeye. Iki kintu maze kugitekereza cyarantangaje. Abadamu batwite bakabyara, murabizi mu kazi gatandukanye, iyo afite kontara bamuha konji. Umuntu wese wagira ikibazo ku rugamba, iyo akomeretse nawe bamuha konji. Umusirikare umaze gusaza utagifite imbaraga, cyangwa se n'undi wagize ibindi bibazo, baramudemobiliza akajya mu baturage basanzwe, akajya gukora izindi nshingano bamwemerera zijyana n'ubushobozi abasigaranye. Ariko iki gisirikare cya Kristo, iyi ntambara yitwa intambara yo kwizera aho ikomereye, igira agashya kuko nta muntu n'umwe wemererwa gufata konji. Pawulo abwiye gute Timoteyo? Aramubwiye ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera, kandi aramubwira ngo ibyo ngibyo kugira ngo bigufashe gusingira ubugingo buhoraho. Icyambere, ubwo wahamagariwe, kuko nicyo Timoteyo yahamagariwe kirenze ibindi. Icya kabiri, ndetse amubwira n'indi jambo rikomeye, aramubwira ngo kandi ubwo watuye imbere y'abamya benshi. Bakundwa bene data, nta muntu n'umwe wamaze kwinjira muri ibintu bya Yesu wemerewe gufata konji. Ngavuga ngo intambara irakomeye, ibigeragezo bibaye byinshi, ibi bintu ngiye kuba mbivuyemo umwanya mutoya, mfate ka konji cyangwa ngira ikiruhuko. Nanatangaye cyane kuri ibi byo gufata ikiruhuko cyangwa se konji. Nta n'umuntu wemererwa kujya mu zabukuru. Umuntu wese ugihumeka, umuntu wese ukiri mu mwuka, nubwo yaba ashaje, nubwo yaba ageze mu myaka y'izabukuru, ntabwo iki gisirikare, ntabwo ubuzima bwo kwizera, intambara yo kwizera imwemerera guhagarika gukomeza kurwanira ibyo kwizera. Agomba kubirwanira imyaka yose yaba afite, kugeza ku rupfu, kugeza ubwo azasingira ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Icya kabiri nabonye nk'agashya, narakibabwiye, ntabwo nza kubitindaho, nta gusubira inyuma kuba muri iyi ntambara. Nta gusubira inyuma kubamo. Mu zindi ntambara bashobora kukurwanya cyane, ukabona barimo baragutera cyane, ugasubira inyuma ukajya kwitegura intambara. Mu isi niko babigenza ahantu hatandukanye. Ariko iki gisirikare nta wemerewe kuba yarinjiye muri ubuzima bwo kwizera, muri iyi ntambara yo kwizera, ngo asubire inyuma. Kuko Bibiliya mu Baheburayo twarabivuze 10:38 haravuga ngo nusubira inyuma umutima w'Imana ntuzakwishimira. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko umuntu wese uhisemo gusubira inyuma yarari muri iyi ntambara, abakozi ikosa ryo mu rwego rwa mbere rimwandikisha ku rutonde rw'Imana idashobora kwishimira. Mu yandi magambo, nta gusubira inyuma guhari. Ejo narabivuze mvuga Pawulo arimo asobanura Abefeso intwaro z'umwuka. Yababwiye amagambo menshi, ababwira intwaro navuze. Iya mbere yavuze agakiza tugomba kwambara, agakiza twambara nk'ingofero. Icya kabiri avuga kwizera nk'ingabo. Icya gatatu avuga gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Arangije avuga ijambo ry'Imana nk'inkota, avuga gukenyera umukandara nk'ukuri. Arangije avuga ubutumwa bwiza bubiteguza nk'ijambo ry'Imana. Avuga no gusengesha, uburyo bwose bwo gusenga. Ariko naratangaye, nta hantu yigeze avuga intwaro basi yadufasha mu mugongo. Igihe umuntu ashatse gusubira inyuma, abonye ibigeragezo, abonye intambara, ahuye n'ibirura, ahuye n'ibishaririye, akavuga ati nsubiye inyuma, nta hantu na hamwe Pawulo yigeze asobanura ko hari intwaro yamukingira. Niyo mpamvu umuntu usubiye inyuma arimo araswa, byanze bikunze agwa muri uru rugendo, kandi yandikwa ku bantu Imana idashobora kwishimira. Imana idufashe cyane. Ibyo twarabivuze, ntabwo nza kubitindaho. Uyu munsi ndashaka mvuge umumaro w'Umwuka Wera mu gukomeza kwizera kwacu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Umumaro w'Umwuka Wera mu gukomeza kwizera kwacu. Pawulo dusomye mu ijambo ry'Imana afite amateka maremare nashobora kuvuga, ariko ndashaka kuza guhera amaze guhamagarwa, Imana imaze kumuhamagara.
hari ikintu nigiye ku muhamagaro wa Pawulo, naje gusanga Imana ifite ubushobozi bukomeye bwo kuba yahamagara umuntu wese urwego yaba arimo n'imbaraga yaba afite izo arizo zose. Kubera ko Imana ifite abakozi, ifite imbaraga, ifite ubushobozi, ifite ubutware bwo guhamagara umuntu uwo ari we wese, imbaraga yaba afite, ubutware bwose yaba afite. Pawulo yari akomeye mu idini yabo y'abafarisayo. Pawulo yari akomeye mu gihe cyo kurenganya intumwa n'abigishwa n'abemeraga inzira ya Yesu. Pawulo yari akomeye ateye ubwoba, ariko umunsi yahuraga na Kristo akamukubita hasi, Bibiliya iravuga ngo Pawulo yaribwirije. Dusomye ijambo ry'Imana, nimusoma Ibyakozwe n'Intumwa muzasanga nta muntu wabimubwirije. Yaribwirije ngo arangije aravuga ngo urinde Mwami nka kwizera. Yesu nawe arangije amubwira ngo ndi Kristo urenganya. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye bene data. Abantu bose bakomeje kwizera, bakiri muri iyi nzira, bakomeje kwizera kugeza ubwo bazasingira ubugingo buhoraho, ntabwo mu buryo bw'umwuka aribo bagaragara, ahubwo Kristo nk'umwungeri mukuru niwe ugaragara. Niyo mpamvu burya rimwe na rimwe nibigutera nibikurwanya ntabwo bigufata, ntabwo bigushyikira, kuko urebeye mu ruhande rw'umubiri nyine uruho nguwo, urebeye mu ruhande rw'umubiri ufite iryo zina, ariko mu buryo bw'umwuka umunyakwizera ntabwo ari ugaragara, ahubwo Kristo niwe ugaragara. Niyo mpamvu Pawulo agiye gusobanurirwa uwarenganya, ntabwo yabwiye ngo warenganyije intumwa, wishe Stefano uhari ufashe imyenda y'abamwicaga, bagiye bagirira n'aba bangaba uhari, ahubwo Kristo yaramubwiye ngo burya ubarenganya, burya ubarwanya, burya ubica, burya ubagambanira, ubakurura mu mazu y'imbohe, sibo wabikoreraga, ni njyewe, kuko ni njyewe mutwe w'itorero. Kongera tuvuge ngo amen. Kristo Yesu niwe mutwe w'itorero, kandi ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko nta muntu n'umwe uzamusimbura, niwe mutwe w'itorero, nahabwa icyubahiro, tumuhaye icyubahiro muri aya materaniro. Haleluya. Ikintu rero cyanshimishije gikomeye cyane, Pawulo ngo amare guhamagarwa, Imana ituma umugabo witwa Ananiya, iramusobanurira, banza iramusobanurira, amubwira iti araha ngaha uhamusange, umusengere, ibisa n'imboneranye bimuveho, nurangiza uriya ni igikoresho nitoranyirije kugira ngo ampamirize. Imisiyo yari isobanutse ya Ananiya. Ananiya aragenda, hageze aramusengera. Reka mabwire ikintu nayishuri yamusengera, kandi nasomye mu ijambo ry'Imana, twasomye mu bice 9, ngo akimusengera ngo aramubwira ngo mwene data Sawuli, Umwami Yesu arantumye ngo humuka, nurangiza guhumuka wuzuzwe Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Pawulo arangije ngo agira imbaraga, amaze kugira imbaraga ngo aranabatizwa, amaze gufungura ngo arahaguruka atangira guhamya ibya Kristo Yesu. Harimo ikintu kisa naho kitagaragara cyanditse mu magambo ameze nk'amakode, ariko nsomye nitonze, niwo munsi Pawulo yabatirijwemo umubatizo usanzwe, ariko abatirizwamo n'umubatizo w'Umwuka Wera. Kuko nta handi hantu Bibiliya igaragaza ngo Pawulo abatizwa mu Mwuka Wera, ahubwo Bibiliya igaragaza Pawulo arimo akoreshwa n'Umwuka Wera. Pawulo arimo akoreshwa imirimo y'Umwuka Wera irimo igenda imukoreramo. Natangaye cyane. Amaze kuzuzwa muri ubu buryo bwose, Umwuka Wera amaze kuza mu buzima bwe, ibyasaga n'imboneranye mu maso ye ntabwo yarebaga. Bibiliya irabigaragaza neza. Bibiliya ivuga neza yuko yatangiye kureba. Mu bintu byantangaje reka mbabwire, Pawulo agihamagarwa yahise agira abanzi b'uburyo bune bukomeye nshaka kuza gusobanura, burwanya abizeye bose. Ariko Umwuka Wera yamubashishije gukora ibintu bibiri bikomeye. Icyambere yamubashishije kwari ugukomerera mu byo yizeye. Pawulo yabikomereyemo, abikomereramo mu ntambara yagize, ndaza gusobanuraho gatoya. Abikomereramo, bakamusebya akabikomereramo, bakamutuka akabikomereramo, bakamukubita akabikomereramo, bakamufunga akabikomereramo, barangiza bakamurenganya akabikomereramo, bakamugambanira akabikomereramo, bakamusuzugura atari uko yaraciye bugufi akabikomereramo. Umwuka Wera yamuhaye imbaraga zo gukomerera mu byo yizeye. Haleluya. Mu bintu namenye byantangaje, naje gusanga umuntu wese udafite Umwuka Wera, avuga ko ari muri iyi nzira, ntashobora gukomerera mu byo yizeye. Kuko hari abanzi b'umusaraba wa Kristo,
hari imbaraga ziturwanya, hari ibigeragezo n'intambara duhura nabyo bikomerera umwana w'umuntu wa kamere gusa. Ariko iyo imbaraga z'Umwuka Wera zigezemo, zikubashisha ibyo umwana wa kamere atabashishwa, zikubashisha kwihanganira, zikubashisha guhagarara, zikubashisha gukomera, zikubashisha kurinda, zikubashisha kubera amaso. Imana ishimwe cyane kandi Imana idufashe. Icya kabiri ngira ngo ndaza kubigarukaho, yanamubashishije Umwuka Wera guhamya ibyo yizera mu bandi. Icya mbere ni ukubikomereramo, kabiri ni ukubihamya mu bandi, akabivuga ntabwo, akavuga ko Kristo ari we Yesu, akavuga ko Yesu ari we Kristo, agasobanura ko Yesu ari umwana w'Imana, akabisobanura akavuga ko hazabaho umuzuko w'abapfuye, akavuga ibyo yizeye n'ibyo arimo. Hamwe bakamucecekesha, yagera ahandi akavuga. Hamwe bakamubwira ngo ntabwo tubishaka, yagera ahandi akavuga. Ageze no mu banyamahanga, abo batumvikanaga, bari bahabanye mu mico, bari bahabanye mu myemerere, arabihamya bihagararaho kugeza ku munsi wo gupfa kwe. Paulo yari agikomeje guhamya ibyo yizera. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Ndashaka kuvuga rero kugira ngo mwumve umumaro w'Umwuka Wera, ibintu yamubashije bikomeye. Intambara z'uburyo bunahise ahura nazo amaze kwizera Umwami Yesu. Ijambo rya mbere, abantu bamwitiranije na Sawuli bari bazi w'umunyarugomo warenganyaga abandi. Mbega ikintu gikomeye. Niba hari ibintu bikomeye Satani akoresha, muzabisoma Byakozwe n'Intumwa 9:21. Abantu bakimubona ari kuvuga inkuru za Yesu, ntago bahise bazakira, ntago bamuhaye umwanya mu mitima, ntago bamukinguriye amarembo ngo babyakire, ahubwo batangiye kuvuga ngo uriya se si Sawuli tuzi, wa munyarugomo, wa wundi urenganya. Ariko yari Sawuli utandukanye na Sawuli wa kera. Yari yahuye n'umugabo umuhindura, akamuhindura Sawuli utandukanye na Sawuli wa kera. Iyo duhuye na Yesu aduhindura abantu badasanzwe. Cyakora amasura yacu ashobora kudahinduka, muranyumva? Amashuri wize ashobora kudahinduka, aho wavukiye ntihazahinduka, ariko mu buryo bw'umwuka tuba dufite indi stati. Ntabwo tuba tukiri abantu ba kamere, ahubwo tuba turi abana b'Imana. Paulo rero yari yahindutse umwana w'Imana, ari ku rutonde rw'abanyakwizera, arwanira iby'ubugingo, arwanira ibyo kwizera, ariko abantu bamuca intege. Reka babwire utuntu tubiri navumbuye namenye hamwe n'Umwuka Wera. Iyo abantu bakwitiranyije n'umuntu wa kera bari bazi, Satani abashaka kukubwira ngo aho ugiye ntago bazakwemera, igarukira iwanjye niho bakwemeraga. Kubera ko Paulo baramwemeraga, yakoreraga ibintu abatambyi, agakorera ibintu idini yabo bakamwemera. Ariko ahindukiye abantu batangira kumwitiranya na Sawuli wa kera. Ni nkaho Satani yakamubwira ati rega naho ugiye ntabwo ari urwego rwiza, ibintu urimo ni ibintu bidasobanutse, ni ibintu abantu badashobora kwemera, ushaka wakwigarukira. Ariko nakunze Paulo kubera Umwuka Wera yakomeje guhagarara mu byo yizeye. Ntiyacogozwa n'abantu bamuca intege, ntiyacogozwa n'abamwitiranya n'ejo he, ntiyacogozwa n'abamwitiranya na Paulo wa kera, akomeza guhamya. Ndetse rimwe yigeze kwandikira Timoteyo, rwandiko rwa Timoteyo maze iminsi ndusoma, ndabakumbuza gusoma inzandiko Paulo yanditse kugira ngo mwumve ibyo kwizera cyane. Bibiliya iravuga ngo arimo amwandikira, yaramubwiye ngo ndashimira Kristo Yesu wambashishije. Uwo ni Paulo uri kwivuga. Aravuga ngo nubwo nabanje kumutukanya n'umunyarugomo n'urenganya, ariko Imana yarambabariye. Yari yiyiziho ikintu gikomeye abandi batamuziho, ari nacyo kigora abantu. Yari yiyiziho imbabazi z'Imana ko zageze muri we. Yarazumvaga akumva nubwo yabanje kumunyarugomo n'umutukanyi n'urenganya, ariko Imana yaramubabariye kuko yabikoze mu bujiji atarizera. Ikindi yavuze gikomeye, yaravuze ngo ubuntu bwa Kristo bwarushijeho kunsagirizwa. Mwaye akavuze ngo ibyo nagiriwe na Yesu ntabwo bihura n'ubuzima bwanjye, ntabwo bihura n'ibyo nari nkwiriye gukorerwa. Mwaye akavuze ati nshingiye ku bintu nakoze, ngashingira ku buzima nabayemo, ngashingira ku mibereho nabayemo, yarakwiriye kunyica cyangwa akangira amayibobo yo mu muhanda, cyangwa akangira umuntu wenda waho ngaho woroheje, ariko yangize ukomeye. Ubuntu bwe bwarushijeho kunsagirizwa. Mukundwa mu Mwami Yesu, ari ijambo nshaka kumenyesha. Nuza muri Kristo Yesu ukamuha ubuzima bwawe, ntabwo azakugira uwo ushobora kubutekerezaho, azakugira urenze ubutekereza. Hari abantu benshi baza mu Mana akavuga ngo ngiye mu Mana,
ariko nkurikije ibintu nakoze, nkurikije ibyaha nakoze, nkurikije amafuti nakoze, reka mbabwire, uzi ko Imana yahaye indaya yari izwi, yari ituye muri karitsiye murayizi, Yeriko. Imana yayihaye nationalite y'Abisirayeli, yayihaye ubwene gihugu bw'Abisirayeli. Ndetse Bibiliya inagaragaza neza ko mu gisekuruza cya Kristo Yesu harimo Rahabu. Imana yaguha agaciro, ikaguha agaciro mu buryo bw'umwuka, ikaguha indi stati itandukanye cyane, irenze kure cyane ishobora gutekereza no kwibwira ko wabona mu Mana. Iki rero nicyo cyanezezaga Pawulo, yayiriziho imbabazi. Mundebe hano mbabwira ikintu gikomeye. Mundebe abandeba ku byuma bitandukanye n'abanyumva mu nyumve. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Umwuka Wera tuma twimenyaho imbabazi. Abandi bakatwitiranya na Jean Paul wa kera bazi, n'umukozi w'Imana runaka bazi, ariko Umwuka Wera agatuma umuntu yimenyaho imbabazi. Iyo umuntu yimenyeho imbabazi rero, umuririmbyi yaravuze ngo Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi. Aravuga ngo yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, kandi ubwo adapfa nanjye singipfuye. Imana ishimwe cyane. Ibyo bizana umunezero, bizana amahoro. Nubwo abantu bavuga ngo uriya tumuzi anywa inzoga nyinshi, uriya tumuzi asambana, uriya tumuzi akora ibyaha, ntibituma cika intege, kuko Umwuka Wera arushaho kukwereka imbabazi z'Imana zarushijeho gusagirizwa ubuzima bwawe, bigatuma umuntu w'Imana akomera, agakomeza kurwanira ibyo kwizera, agakomeza kubishikamamo, agakomeza ndetse no kubihamya, anabibwira n'abandi, adafite ipfunwe ry'uwo yari we, ahubwo afite umunezero w'uwo yabaye we muri Kristo Yesu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Itsinda rya kabiri ry'intambara yahuye naryo ryamukomereye, ryarantangaje cyane. Ni bene wabo b'Abayuda ntabwo bemeye ibyo yarimo, ibyo yahamyaga kandi yarabikomeje, ariko ntabwo babyemeye. Bene wabo b'Abayuda harimo bene wabo bari mu gice kimwe cy'Abafarisayo, harimo na bene wabo bari mu gice kindi cy'Abasadukayo batemeraga umuzuko. Abari mu Bafarisayo bemeraga umuzuko baramurwanyije ku rwego rukomeye, ndetse banashyiraho n'uburyo bwinshi bwo kumwica. Nasomye muri igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, asobanura inkuru neza za Pawulo. Banagerageje no gushaka kumwica, baramugambanira, ndetse rimwe bafata n'umwanzuro, baravuga ngo ntabwo tuzarya, ntabwo tuzanywa tutarica Pawulo. Ariko Umwuka Wera yarantangaje ngo ahubwo Pawulo yagize imbaraga, ngo ahamya Kristo, ngo arangira ababwira ngo reka mbabwire, Yesu mutemeye, Yesu mutahaye agaciro, uwo mwagambaniye niwe mwana w'intama w'Imana. Uwo mutegereje ko azaza ari we Mesiya ntabwo ari uzaza, ahubwo uwo nguwo ndimo ndababwira niwe Kristo, niwe wasizwe, niwe wandi twabwiwe mu mategeko ya Mose. Arabisobanura, avuga isezerano rya kera arihuza n'isezerano rishya. Arangije Bibiliya yatubwiye ngo arangije aranabamwaza. Yagize imbaraga ku rwego rukomeye rwo guhamya ibya Kristo muri bene wabo batamwemera. Abantu benshi, reka mabwire ikintu gikomeye, barakizwa bagatangira inzira y'ibyo kwizera, ariko yabona tante we ntamwemera, nyirarume ntamwemera, bene wabo ntibamwemera, abandi babana ntibamwemera, abo bakorana, bene wanyu barahari ni benshi. Abo mukorana bashobora kuba bene wanyu, abo muvukana mu muryango bashobora kuba bene wanyu, abo mwiganye bashobora kuba mwene wanyu cyangwa abo mwigana, abo mugendana bashobora kuba mwene wanyu, na sheri wawe na fiance bashobora kuba mwene wanyu. Ariko reka nkubwire ikintu cyantangaje, Pawulo ntiyaciwe intege na bene wabo, ahubwo yakomeje guhamya ibyo kwizera no kubihagararamo, kandi akabihamya nk'uko biri mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Nta nubwo yanagize n'ipfunwe. Hari ukuntu usanga abarokore nyine tubifite mu mitima, ariko umuntu yajyayo bagira ibyaha bakora, ugasanga nyine yagize ubwoba bwo kubahamiriza, bakamaze se unywa kano. Ngira ngo iyo terime murayizi mu miryango aho muba n'ahandi mugenda cyangwa mu minsi mikuru, unywa kangaka, akavuga ati oya ntabwo nkikanywa kubera ko nabaye umurokore, ariko nyine niba ariko muntegetse mukaba ariko mubyemeje, kugira ngo ntagaragaza yuko mbasuzuguye bosi, ntagaragaza yuko mbasuzuguye inshuti yanjye, ntagaragaza yuko mbasuzuguye, reka nsomeho rimwe kugira ngo mbikwemeze. Reka mubwire, ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera zikubatura. Ukeneye imbaraga z'Umwuka Wera ziguha guhinduka umugabo nyamugabo, ugashira amanga, ugahamya ibyo wizeye no muri bene wanyu, ukagira imbaraga no muri bene wanyu. Imana ishimwe cyane.
igice cya gatatu cyamurwanyije cyanteye ubwoba cyane ni ubuzima bushya bw'ibigeragezo cyangwa bugoye yari yinjiyemo. Cyari ikintu gikomeye. Urumva yinjiye mu buzima bwo kwakira Umwami Yesu. Mu bintu byamwakiriye byamuhaye welcome niko tubivuga mu Cyongereza, byamubwiye ngo urakaza neza, ni ibigeragezo n'intambara. Naratangaye bene data, umuntu uzakubeshya ko wakiriye Umwami Yesu, ubuzima ugiyemo ari ubuzima bw'umunyenga, ari ubuzima bw'umunezero n'ibyishimo, azaba kubeshya. Nibyo koko mu ruhande rutagaragara ni ubuzima bw'umunezero n'ibyishimo. Nubwo umuntu w'inyuma asaza, umuntu w'imbere ahora ahinduka mushya. Uko bwije nuko bukeye, Imana ishimwe cyane. Ariko mu buryo bw'umwuka turwana n'ibigeragezo, turwana n'intambara, turwana n'ibintu bitandukanye bitugerageza bitugoye. Reka mabwire Paulo yari yarize amashuri menshi, ntabwo nza kubitindaho. Yari umunyacyubahiro, yari umwana wavukiye mu mujyi i Taruso, yari umuhanga mu mategeko n'umugabo. Hamwe na Stefano nasomye muri Bibiliya, nsanga bari abagabo bazi gufata isezerano rya kera bakarivuga ryose mu ncamake, barangiza bakarihuza n'isezerano rishya. Yari umuhanga cyane, yari eloka, yari azi kuvuga, yari azi kwemeza abantu ibintu kandi bigafata. Ndetse yanavuze n'ibintu bikomeye, yari n'umufarisayo w'abafarisayo, yari afite ibintu byinshi yakwirata. Ariko byose amaze kubihindura amaze kubihindura nk'ibidafite agaciro kubwo kuronka Kristo no gushaka gusingira ubugingo buri muri Kristo. Ijambo ry'Imana tugaragariza ikintu gikomeye. Rimwe yahuye n'ikigeragezo gikomeye abantu benshi bahuye nacyo, hari igihe basubira inyuma. Bamumanuriye mu gitebo ahunga bene wabo. Ntabwo ibi bintu mubyumvise. Urumva Paulo wundi wari uri hejuru, winjiraga muri bene bagakoma amashyi bakabutura akagabo, sha uri umuntu uhambaye, sha turakwemera, uri umuntu tuzi neza ukora umurimo neza, urwana ishyaka ry'idini neza. Ageze noneho mu rwego bajya kumuhungisha bakamumanurira mu gitebo. Abantu benshi ntibazi igitebo, ariko ni ikintu baboha mu Kinyarwanda, barangiza bakagishyiramo ibijumba, ibirayi n'ibindi bintu bitandukanye, babyifashisha mu buryo bwinshi butandukanye mu Banyarwanda. Nicyo bamumanuriyemo kugira ngo bamuhungishe bene wabo. Nimusoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9 n'umurongo 25 muzabiyasanga. Reba nawe uwo mugabo atangiye gukema, niko babivuga mu Kinyarwanda, atangiye gusa n'acishwa bugufi, atangiye gusa n'ahamanuwe, atangiye gusa n'ahadahawe icyubahiro. Ibigeragezo bishyashya byo kumusuzugura biramwakiriye. Ariko Paulo kubw'imbaraga z'Umwuka Wera yakomeje guhagarara mu byo yizera, arabihana. Nyumva neza mvugane nawe ikintu gikomeye. Kuba wakizwa, birashoboka ko wakizwa bakubahaga bakagusuzugura. Birashoboka ko wakizwa ku kazi baguhaga ijambo ari wowe uvuga ijambo ejo bakarikwima. Birashoboka ko wakizwa ari wowe bavuga bati uyu muntu tumubona bitekerezo ejo bakakubwira ko wavangiwe. Ariko Umwuka Wera afite imbaraga zo kutuzanira umunezero tutazanirwaga n'icyubahiro baduhaga kera tukiri mu byaha. Nyumva neza, Umwuka Wera afite imbaraga, afite uburyohe, afite ubushobozi bwo kunezeza imitima yacu. Nta muntu bigizemo uruhare, ntawe utwemeye akayinezeza, tukumva turaryohewe cyane kuruta uko twaryoherwaga ejo abantu batwemera batuzamura, nyamara turi gusoza inshingano z'ibyaha. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Ikindi cyantangaje, indi ntambara ikomeye yahuye nayo, abigishwa n'intumwa i Yerusalemu babanje kutamwemera. Nimusoma mu Byakozwe n'Intumwa 9:26, ntago bamwemeye mwene da. Nshuti mukundwa, ntibamwemeye. Yaraje ahageze arababwira ati rero nanjye Imana yangize intumwa. Kristo Yesu twarahuye ngabisobanura amwira ati rwose vuga uvuye ibintu uvuga ntabwo turi kubyumva. Byasabye bari nabako ajya kumusobanura, amaze kumusobanura nibwo bamwemeye. Reka nkubwire, uzi ko ushobora kuza ukijijwe usanze bene so wahagera ntibakwemere. Icy'ingenzi ntabwo ari uko bakwemera, icy'ingenzi nuko Kristo yakwemeye. Ndumva mfashijwe. Ntabwo icy'ingenzi ari uko abantu bakwemera, ntabwo ari cyo gipimo gipimirwaho yuko ufite ibyo kwizera. Ntabwo kuba umuntu afite abantu benshi bamwemera, afite audience, afite public nini, afite abantu bavuga ngo turamwemera, ari cyo kimenyetso kigaragaza ko Kristo amwemera. Ashobora kwemerwa n'abantu Imana itamwemera.
Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ntago rero bamwemeye nyuma baza kumwemera, ariko ntibyamuciye intege ngo ahita yivumbura ngo bari abantu sibo nabonye bari kubwiriza iby'agakiza, bari abantu sibo narenganyaga mbivuyemo. Hari uko usanga umuntu aje akabazi neza ko abantu bazamwemera, wenda azi kuvuga neza, wenda yize amashuri menshi, wenda ari umuhanga n'ibindi bintu bitandukanye, ariko bikarangira batamwemeye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo tuganire aya magambo. Ntabwo bigeze bamwemera, ntabwo bigeze bazamura ijwi rye ngo bamwemere habe na gatoya. Nubwo batamwemeye babanje kutamwemera, ariko kubera ko yarazi neza ko Imana yamwemeye, akabazi neza aho Imana yamukuye, akabazi neza uwo yarari we, akabazi neza nibyo yarakwire n'ibihano byari bikwiye kumugeraho, yakomeje kwizera, akomeza kwizera kwe ntiyacogora. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Ikindi kintu cyantangaje yahuye nacyo kikamugora cyane ni ingendo zuzuyemo umunaniro kandi zitamuha inyungu zibifatika. Maze kubona abantu bakundwa, munyumve neza, maze kubona abantu bananirwa ariko bakananirwa utuntu duto twarojyorojyo. Aba n'abagabo, n'umugabo wabayeho umwuka bibashisha ibintu bikomeye. Paulo yari afite ingendo, mbibutse ko yafatiwe mu nzira y'I Damasiko, ava I Damasiko azi Yerusalemu, avuye Yerusalemu arakomeza ajya I Kayizariya, avuye I Kayizariya akomeza I Taruso, avuye I Taruso arazamuka akomeza ajya mu Antiyokiya. Bamuvanye mu Antiyokiya bamwohereza mu rugendo rwe rwa mbere. Urugendo rwa mbere ruva hagaruka mu Antiyokiya gutanga raporo. Amaze gutanga raporo ku itorero, barongera bamwohereza ku rugendo rwa kabiri, aragenda ruzenguruka, arongera agaruka mu Antiyokiya atanga raporo, asubira mu rugendo rwe rwa gatatu. Urugendo rwa gatatu ntabwo yahindukiye, ko yarakomeje akomeza ni Roma mu Italiya abari yapfira. Zari ingendo zifite umunaniro, zari ingendo zifite akazi, zari ingendo zivunanye kandi atabonamo inyungu zibifatika. Niba hari abantu bari kuvana amafaranga menshi, bakavana ubutunzi bwinshi mu ngendo bakoze ni Paulo. Ariko nta hantu dusoma biriya ngo yasize yubatse etaje. Ndetse hari utuntu tubiri namwigiyeho muri iyi minsi ndimo nsoma Bibiliya twantangaje. Ni mu matorero abiri, mu Efeso no mu Korinto. Ageze mu Efeso ngo yahuguye abantu bose hamaze imyaka 3. Ahugura abato, ahugura abakuze, ahugura abamama, ahugura abapapa, ahugura n'abayobozi bo mu Efeso. Ndetse agenda akora n'ingendo mu ngo zabo bayobozi, agenda bigisha. Bibiliya ikavuga ngo mu byiza byose ntacyo nikenze kubabwira. Ariko arangije nubwo yakoraga muri muremereye, ngo yagiraga n'umwanya wo kubaha amahema, kugira ngo ubutumwa bwa Kristo butagira inkomyi. Bamubonye asabiriza, bamubonye n'amagambo yavuze asabiriza. Reka nkubwire, maze kubona ikintu ndashaka kukibabwira. Imana niguhamagarira umurimo wa burundu akaba ariyo, izi neza uburyo izagutunga, ariko ntuzasabiriza. Ariko Imana nimuvugana ukumva ntabwo yaguhamagaye umurimo wa burundu, uzayibwire ngo Mwami, nshoboye iki? Nshoboye kubaka ndi umuyede, nshoboye gukora imigati, nzajya nkora imigati, nshoboye gukora mu ruganda, nshoboye kwigisha nizi ibi ngibi, cyangwa nshoboye ibi. Imana iguhe naho kudoda amahema, kugira ngo ubutumwa bwa Kristo wavuze ko Imana ikomeye, Imana ibashije, Imana ari inyamaboko, butazagira inkomyi bitewe nuko warangaye ugasabiriza cyangwa ugateka imitwe. Iki kintu ni ikintu nabwira abakozi b'Imana benshi bicaye ahantu hamwe. Hari abantu bagira imyumvire ko Imana idashobora gukoresha umuntu ufite ibindi bintu akora. Paulo nubwo yari umuvuga butumwa ukomeye, ariko yarazi kuboha amahema. Yagiye aboha amahema. Bibiliya iravuga ngo ari maganiriza abayobozi bavuye mu Efeso ari Mileto, yarabasobanurira ababwira ati muzi ko nta kintu cyanyu nigeze mbatwara, ahubwo iteka ryose nakenurwaga n'amaboko yanjye, kandi nayakoreshaga uburetwa cyane kugira ngo ubutumwa bwa Kristo butagira inkomyi. Reka mvuge mu gihugu cyiza, ahantu hamwe hari heza muri icyo gihe hari hagezweho I Korinto. Mbese iyo wari koherezaho umuvuga butumwa w'ubu yari kuvuga ati ngiye kuri tere kabisa, ngiye kuri tere ifite akantu. Pastor yari kuvuga ati ngiye kuri tere ifite akantu. Ariko Paulo yarantunguye, ajyayo bwa mbere ngo baramwiteguye ku rwego rukomeye, batanga amatangazo, bavuga ko azaza umugabo ufite ibitangaza, umugabo uzura abapfuye, umugabo ukora imirimo ikomeye, umugabo uhambaye. Barahamagara abantu baraza barahurura. Ngo bahageze Paulo ngababwira amagambo y'intege nke.
nasomye akantu pasi karantungura ngo uzi ikintu yashakaga, ngo yashakaga yuko atari we basigarana, ngo ahubwo bakomeza gusigarana Kristo bumvise. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Uzi ko Umwuka Wera adushoboza kudakunda 6. Umwuka Wera adushoboza kudakunda batwemeye, ahubwo Umwuka Wera atubashisha gusoza ubushake bw'Imana imbere y'ahantu hose tugeze. Narafashijwe, iki kintu cyaranyigishije, numva nafashijwe. Paulo yashoboraga kuzura abapfuye, Paulo yashoboraga gukiza indwara, yashoboraga kwirukana abadayimoni ndetse akanabirukana avuga ati genda dayimoni kagenda ijwigira, ariko ntiyabikoze kugira ngo batamusigarana baririmba Paulo, ahubwo bazasigarana umugabo yazanye, umugabo wamugize uwo ari we, umugabo wamugize uwo ari we, kandi yari tere nziza yo gusaruramo abantu amafaranga. Icya kabiri cyantangaje kuri Paulo, ageze mu Ikorinto yarabandikira ababwira ati ubwo twababibyemo iby'umwuka twagomba kubasaruramo iby'umubiri, kuko umuhinzi ni ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Ariko arangije ababwira ngo hari na bamwe babikoze turabizi baje muri iryo torero ry'Ikorinto, kuko amafaranga yari ahari, hari icyambu cyiza, hari ubucuruzi buhambaye, abantu bakundaga ambiance. Ariko Paulo we arangije basohora ati ariko ngewe impamvu ntabikoze kwari ukugira ngo ubutumwa bwa Kristo Yesu butagira inkomyi. Paulo aho hantu hari amafaranga, ahantu hari ubushobozi, ahantu hari, ntabwo yigeze ababeshya ngo abaryarye abasaba amafaranga, kandi bari kuyamuha. Icyabiteye kwari ukugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo butagira inkomyi, ahubwo yakoreshaga amaboko ye, akava kubwiriza agakora, akarara amajoro aboha, akarara amajoro akora kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo. Icyama Imana muri iki kinyejana dusohoyemo cya tekinoloji, cy'ubukungu bugenda bwirukanka, cy'isi ifite abakire bagenda bandikwa mu binyamakuru, cy'abantu bakenera abantu b'Imana ariko babaherwe cyane, tugahishurirwa uyu mwuka wa Paulo, bikatubashisha kutazasiga izina ribi mu bantu, ahubwo tukazasiga ubutumwa bwa Kristo Yesu budafite inkomyi, budafite icyasha, budafite ikintu kibwanduza. Imana igufashe mwene data, Imana ikugirire neza. Iki kintu cyarantunguye cyane. Paulo yarakomeye kubera imbaraga z'Umwuka Wera. Nsoza, ntabwo navuga ibintu byinshi, harimo ibintu byinshi cyane nasomye. Reka mbabwire utundi tubiri dusigaye. Uzi ko yirukanwaga nk'igisambo mu mudugudu itandukanye. Reba nawe Paulo wari uzamuwe cyane. Paulo wari umugabo wubashywe, tekereza kumwirukana nk'igisambo. Mu Ikoniyo bamwirukanye nk'igisambo, baramujugunya. Muzabisoma mu Byakozwe n'Intumwa. Abantu b'i Beroya bamwirukanye nk'igisambo, ndetse bo banongeraho n'ikindi kintu gikomeye, bamwe bigeze no kumujugunya hanze, baramukandagira bazi neza ko yapfuye. Ariko intumwa zongeye kumuzenguruka, Paulo asubiramo umwuka. Natunguwe na Yesu, natunguwe n'umwifato wa Yesu muri ibyo bihe bya Paulo. Ntabwo yigeze amubwira ngo ruhuka, ntabwo yigeze amubwira ngo fata ikiruhuko niko ntegetse. Yaramubwiye ngo subirayo ubabwire, kuko ahangaha amafite abandi bantu, haracyari abandi bantu bazima banjye, subirayo wongere komeza ubabwire. Umuntu wari uvuye muri koma, umuntu wari wabaye atyo, yasubiye yakomeza kubabwira adafite ubwoba, bakamwirukana nk'igisambo, ariko imbaraga z'Umwuka Wera zaramukomeje. We niyibonaga nk'igisambo, reka babwire icyateye, niyibonaga nk'igisambo, ahubwo yibonaga nk'uri gusohoza ubushake bw'Imana, kandi akabikora ku muvuduko wo hejuru, kuko yari azi neza ko igihe afite mu isi kibaze, imyaka asigaranye mu isi ibaze. Icyama Imana muri aya masaha, abanyakwizera, Imana ikaduhishurira iki kintu, tukamenya ko igihe dufite mu isi kibaze. Imana itugirire neza. Reka mabwire rero ikintu cyantangaje. Umwuka Wera turamukeneye pe, tumukeneye mu buryo bubiri. Hari abantu mwabatijwe umubatizo w'Umwuka Wera, mukeneye kubwira Imana ngo Mana ongera utwuzuze, kuko intambara turwana ituma tugabanukirwa. Umwuka Wera uba muri twebwe ameze nk'amasasu umuntu ashobora kuba yibitseho mu ntambara, ariko urwana isanzwe. Iyo rero urashe rimwe riragenda, umuntu aragabanukirwa. Ejo bundi namenye akantu mu kurwana ishyaka kwa Eliya, amaze kurwana ishyaka ku musozi witwa Karumeli. Ngiye kubahishurira akantu kantangaje. Murabizi ko yarwanye ishyaka, bari bamaze imyaka 22 badasenga Imana, nta jwi ryumvikana muri Isirayeli rivuga ngo Uwiteka niwe Mana ku ngoma ya Ahabu. Eliya arangije arasenga, Imana imanura umuriro, abagabo bose, ababyeyi bose, abantu bose bazamutse ku musozi w'i Karumeli barapfukama baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana.
bamaze kubivuga Bibiliya iravuga ngo anabwira umwami aramubwira ati hute ujye Samariya kuko imvura igiye kugwa kandi impangukano. Bibiliya iravuga ngo Umwuka Wera aramukebura aramuzamura ngo amutanga ku irembo ry'Iyezereli. Iyezereli kuva i Samariya ugera i Yezereli rwari urugendo rw'amasaha 2 n'igice. Ayo masaha 2 n'igice Yezereli wari umujyi mwiza cyane ndetse n'umugabo umwe witwa Ahabu yari afite inzu. Abasirikare benshi nibo bakundaga kuba ariko yari yegeranye ni Samariya. Noneho byarantunguye Eliya nawe aho gutaha ajya kongeramo izindi mbaraga kuko imbaraga yari yakoreshe ku musozi yari yakoze wenyine icyo ni icyambere, yari yasenze wenyine icyo ni icyambere. Murankurikiye? Yari yakoze umurimo w'Imana asa naho ari wenyine kuko abandi bari barayobejwe n'ubuyobe bwa Bayali na Ashera. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, arangije aho gutaha ngo atahire kundi musozi ajya gusaba imbaraga, nawe ajya kuryama Yezereli ngo ahagerere kureka imbaraga zagabanutse. Bibiliya iravuga ngo yumva inkuru y'umugore, nta nubwo yari iremereye kuruta ibyo yakoze ku musozi w'i Karumeli. Yaravuga ngo usa ngo nintaguhwanya n'ubugingo bwawe Imana zizabimpore ndetse bikabije. Arahunga ndetse ahungira no mu rupfu yisabira gupfa. Kubera iki? Yakoze ikosa ryo kutajya ku isoko ngo asubizwemo imbaraga. Amwe mu makosa Imana ibarinda abanyakwizera, niba haruzuye Umwuka Wera ukabatiza umubatizo w'Umwuka Wera, yora ubwira Imana ngo Mana nyuzuza, nagabanukiwe mu isoko aho ncururiza, nagabanukiwe mu kazi aho nirigwa, nagabanukiwe nkeneye izindi mbaraga, nagabanukiwe mu busore bwanjye n'ubukubi bwanjye. Imana yiteguye kutwuzuza, ikagenda itwuzuza itugirira neza. Mvuga akantu kantangaje, abantu musoma igitabo cy'umugenzi, hari ahantu umukristo bagiye baramwereka abona umuriro urimo waka. Awitegereje abona umugabo wagaragaraga arimo arasukamo amazi, ariko yasukamo amazi akabona umuriro ntuzima. Akabaterese uyu muriro kuki utazima kandi uriya mugabo mbona asukamo amazi? Ngo amujyana inyuma ku rukuta, niko nabyita, cyangwa inyuma y'inkike, ngo yitegereje abona ikiganza cy'umugabo utagaragara. Ntabwo akunda kwigaragaza, ntimuzamubona yiyanditse mu binyamakuru, ntimuzamubona yishyize kuri YouTube ngo yivuge cyane. Arizera ngo abona ikiganza cy'uwo mugabo ngo kino kigenda cyongeramo amavuta mu ibanga. Nubwo twagabanukirwa ariko hari umugabo witwa Kristo, iyo twongeye kumwegera agenda twongeramo amavuta mu ibanga. Abantu bakabona nituzima, bakabona ntupfa, bakabona ntusubira inyuma, bakabona ntugwa, bakabona mu ntambara urakomeje kwizera kwawe, bakibaza impamvu, nyamara hari umugabo ukongeramwe amavuta. Igice cya kabiri ni abantu mutarabatizwa umubatizo w'Umwuka Wera. Ibi byo ni inyigisho ushobora kwigisha amezi menshi kandi ndimo ndasoza. Ndashaka kubabwira yuko hari experience cyangwa se hari inararibonye ryo mu buryo bw'intambara zo kwizera mutaragira. Hari n'urwego mutarageraho. Mugira ishyaka n'umwete mwinginga Imana. Nimusoma mu Byakozwe n'Intumwa 3:19 haravuga ngo nuko rero mwihane, ryo ni ijambo rya mbere, muhindukire ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko izituruka ku Mwami Imana. Kugira ngo ibi bintu byakire ntibikorera ahantu handuye, biragusaba gufata umwanya ukagira inyota, warangiza ukatura, ukezwa, ugasenga, ukihana. Imana nibona bikwiriye izakuzuza, izakubatiza umubatizo w'Umwuka Wera. Kandi bibutse ko nta apotre, nta bishop, nta muvuga butumwa, nta Jean Paul ushobora kukubatiza mu mubatizo w'Umwuka Wera. Ni umubatizo Kristo Yesu wenyine yikorera, kandi abawusabye benshi bagiye bawuhabwa. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Nsoza ndashaka kubabwira ko umuntu wese witwa umunyakwizera akeneye umufasha w'Umwuka Wera kugira mubashishe guhangana n'uru rugendo turimo n'iyi ntambara nziza yo kwizera. Ndagira ngo dusenge. Imana ibahe umugisha cyane kandi Imana ibagirire neza. Ndagira ngo twinginge Imana. Birashoboka ko waba waragabanukiwe, warangiza ukajya kwiryamira, ukajya kuruhuka nka Eliya, ariko tugiye kongera gusenga Imana. Ufata icyemezo cyo kongera gusubira ku masoko, ubwira Imana ngo Mana nyuzuza. Iryo ni itsinda rya mbere ry'abantu. Itsinda rya kabiri ni umuntu uri mu bintu byo kwizera ariko utarabatizwa umubatizo w'Umwuka Wera. Turakwinginga ngo ugire inyota, ushake uyu mubatizo, nurangiza usenge, ubwira Imana ngo Mana nkeneye umubatizo w'Umwuka Wera. Reka twinginge pasiteri wacu adusengere, ariko nawe usenge winginga Imana anakomeze n'izindi gahunda. Imana ibahe umugisha cyane.
umukozi w'Imana twigishije ijambo ry'Imana. Imana imuha umugisha. Umwuka Wera adushoboza ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere adushoboza gukomerera mu byo twizeye, cyane ko ari nawe uba wanadufashije kugira ngo twizere Kristo. Burya nta muntu upfa kwizera Kristo atabyemejwe n'Umwuka Wera. Nta muntu wakwihana ibyaha atabyemejwe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwo utwemeza kwizera Kristo. Umwuka Wera niwo utwemeza kwihana ibyaha. Naho iyo umuntu atari yemezwa n'Umwuka Wera ajya impaka nyinshi zo guhakana ibya Yesu, ajya impaka nyinshi zo guhakana ibyo kwizera. Rero Umwuka Wera atwemeza kwizera Kristo, Umwuka Wera akatwemeza kwihana ibyaha, hanyuma yarangiza akadushoboza gukomerera mu byo twizeye, tugakomera rwose, tugakomera mu byo twizeye. Ikindi kintu gikomeye Umwuka Wera adufasha, umukozi w'Imana atubwiye, adufasha guhamya Kristo. Adufasha guhamya Kristo. Yabifashijemo abambere batubanjirije bo mu kinyejana cya mbere, kugeza ubwo banze kwihakana izina rya Yesu. Inkota zihari, bari kubatwika mu muriro, babatwika mu mavuta, ariko mu by'ukuri intare zibarya, bahinduka ibishungero, ibintu bya Yesu bidafite agaciro. Ubona mu bantu batizera babitesha agaciro, kuko ibya Yesu byo bihorana agaciro igihe cyose. Ariko Umwuka Wera abafasha guhamya Yesu mu gihe kibi, mu gihe kigoye. Rero Umwuka Wera adufasha guhamya ibya Yesu Kristo dushikamye kandi dukomeye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kandi akadufasha kunesha mu ntambara zitandukanye. Yatubwiye intambara Paulo yahuye nazo, nawe hari izo uri guhura nazo. Umwuka Wera adufasha kunesha izo ntambara zose, kandi tukazasoza urugendo amahoro. Paulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, iryo umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Kandi ntabwo ari njyewe ngenyine gusa, ahubwo abantu bose barwanye intambara nkanjye, bakarwana intambara nziza, abo bose babikiwe ikamba ry'ubugingo. Abantu bakunze kuzaboneka kwa Yesu Kristo, bakunze kuzagaruka kwa Yesu Kristo, babikiwe ikamba ry'ubugingo. Mwene data wuzuye Umwuka Wera, ukwiriye guhora wuzuzwa Umwuka Wera, kandi ukwiriye kwihana ibintu byose bigutandukanya n'Imana utarihana, ukakira Kristo kandi ugasaba Imana kubatiza mu Mwuka Wera utarabatizwa mu Mwuka Wera. Imana idufashe. Reka dusengere ibyifuzo n'ibindi byifuzo byose twaba dufite, reka tubisengere mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye ko uri Imana igihamagara neza, uri Imana igihamagara neza. Twumvise amakuru ya Sawuli uko yarwanije abantu bakwemera, akarwanya izina ryawe, ariko uhuye nawe uramuhindura. Muri aya masaha wahindura n'uyu mugabo, wahindura n'uyu mugore, wahura nawe, wakwitamurura, wakwigaragaza. Uyu muntu utakuzi, uheze mu idini, azerera, akakwemera, akakwizera. Paulo nawe yarari mu idini, azerera, afite izina ry'idini, azi yuko ari wowe arwanirira, nyamara atakurwanirira. Dore uyu muntu uzerera mu madini, dore uyu muntu utakuzi, utakwemera, urwanya izina ryawe, turamusengeye. Imbabazi zawe zibane nawe, imbabazi zawe zimugirire neza, ubuntu bwe bubane nawe, amaraso ya Kristo amutunganye, amweze, amubohore. Dusengeye n'uyu muntu utaruzura Umwuka Wera, kugira ngo umwuzuze Umwuka Wera. Maraso yawe amweze, amukureho imyanda yose y'ibyaha yo gukiranirwa, yuzure Umwuka Wera, akomerere mu kukwizera, kandi ahamye ibyo kwizera, kugira ngo izina ryawe n'ubwami bwawe bikomeze kwamamara. Urakoze Mana kuduhaye umugisha. Ekipe tekinike abanyana tukadufasha uyiha umugisha. Mwene data twigishije umuha umugisha. Umugisha umukwiriye urawuzi. Turagushimye. Uwiteka izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri aya masaha turongeye turasenze kugira ngo Umwami Imana yacu usura abarwayi aho bari, ubakize uburwayi, kubera kuri Imana ikiza. Mu izina rya Yesu Kristo, abaremerewe n'ibibazo bitandukanye, bashobewe, babuze ukuntu babigenza, turabasengeye kugira ngo bakubone mu izina rya Yesu. N'abakeneye za minerevare bazibone, n'abakeneye ibikoresho babibone. Witamurure nk'Imana. We abantu bagira krize, ariko uri Imana itagira krize. Ahantu hose uri Imana ihorana ubutunzi. Ijambo ryawe ribitse ubutunzi bwose. Ujya wivuga ukavuga ngo nibidahari ujya ubirema. Niko abwiye Yeremiya, uramubwira ngo uri Imana irema n'ibintu bidahari bikabaho. Mwami Imana yacu ushimwe, ubireme muri aya masaha, kubera ko abana be bagutakiye kandi baguhanze amaso. Dusabiye umugisha abantu bagenda batanga amaturo n'icyacumi, abantu bagenda batanga Mwami Imana yacu amafaranga yo gukora umurimo wawe impande n'impande, harimo no kubaka insengero zitirirwa izina ryawe. Tubasabiye umugisha, harimo no gutanga amafaranga yo gushyigikira ivuga butumwa. Tubasabiye umugisha mu izina rya Kristo, kugira ngo Uwiteka Mana nziza ubahe umugisha rwose, kuko uri Imana ishoboye gutanga umugisha.
udufashe utugire neza kandi ukomeze kuturinda ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Amateraniro arakomeje ku cyumweru saa 3 kugeza mu masaa 4 dufite amateraniro, no kuwa mbere kugeza kwa gatanu tugira amateraniro muri aya masaha ya mu masaa 6 kugeza mu masaa 7. Rero ndumva bari ku buhanga bw'ibyuma niba za nimero za banki dushyiraho amaturo n'icya 10 ndabona ngo izira bazishyizeho. Imana ibaho umugisha. Aho dushyira inyubako kuri konti ya Beka nayo niba iri hafi bayishyiraho. Hariya ni Momo Pay dushyiraho icya 10 n'amaturo. Ira ni code dukoresha uko Imana igenda dushoboza, washyiraho amaturo. Hari na code yo gushyiraho inkunga yo gufasha abakene, nayo ngiriya hariya irimo iragaragara. Hanyuma n'inyubako rero niba ishobora kuba iri hafi nayo twayerekana. Ubu turi muri phase isa nkaho yerekeza ku musozo mu by'inyubako, uko turimo dukora ibijyanye no kurwanya inkongi z'umuriro. Ngizo konte rero mushobora gushyiraho inkunga zanyu, Imana kugenda ibashoboza, hanyuma tukakora umurimo w'Imana muri ubwo buryo, kandi Imana igitanga umugisha ku bantu bagenda bayikorera. Murakoze cyane, Imana ibagire neza. Ndumva twamaze gusenga no gusengera gutandukana. Ndabashimiye mwese. Hanyuma iyo ndirimbo igiye gushyirwaho ibafashe, ikomeze kubanezeza, kandi mwese mukomeze kugubwa neza muri Yesu Kristo. Tuzongera, amen. Mwakoze cyane.